Action. Asima. Mbwije ukuri. Wa mu minsi yarakwishyuye di. Wa mu minsi yarakwishyuye. Nuze se mukara. Ngiye nari yakiriye. Mani cyakujya kwishyura ni ibibazo musa. Ibibazo kabisa ariko uravumiriya tu. Nese mushaka kuvuga ko hari abamisi bambura? Nge wanjye simba. Cyangwa n'abamisi bo mu gisimenti. Babyihorere, babyihorere. Katubatsinde. Ariko bro, bikunda kubaho. Ariko nanjye abantu n'imideni batanyataka. Mana ubuzima buri hanze. Nibisazi ba. Usanga abantu mana barababaye kabisa. Wa muntu utatekereza gutakeka abantu gasani ukura kabisa ibintu bibaye danje. Ngira bisaba nyine kugira umutima wa danje kabisa ukomeye. Buri uko byenda kose nabona ko biri ngombwa saza nabirenze. Listen Miss Bete Manche. Cyane fresh nagiye hose nagiye. Ni bya bindi by'imihanda ya Kigali kumana ibiceri byarabuze. Bro. No guca abana babadi. Nyine se aho ngaho bihera niba ukora nyine akanyura agahita aca ahantu ruhande umva nakwishyure urumva byagiye bya nyine bigomba kubaho nyine ko ugomba kuba wahora n'iyo krize. Ngo niba ukora ntiwishyure urumva ko ibyo bintu ari ibisazi. Ariko nambe nabanje sibyo ariko bya biri too much bro. Urugero reka tumutsinde reka avuga nuze se mukanu sasa nibisazi se kumutinya kumuvuga niba none se ako muzagera igihe mu bavuge muzabatsinda mpaka oya bizarangira muvuze bizarangira biturungutse numwe se reka kano kazi dukora man bro sibyo ntago ari kuvuga ngo ni scam ahubwo nk'umukiriya ashobora kuza se mukora ibiki bro turaba doctor muri abadogiteri mu biki oya nk'ubu bro turaba doctor mu buzima bwose kabisa nk'ubu wajya kubona ukuntu muri comment arambajije ngo nese ngo yo title ngo ufite doctorat bro byo no kubasha kuba muri no mayisha fresh muri muki yo nayo degree ukabona ariko byo man burije reka tubwire abantu byo ikintu gihari cyo bro twe turaba docteri bo bwiza biri mu bitukugira ibyuki byose tubona biba byaciye mu maboko yacu niho bibera mwana twe turaba docteri nimwe mutuma ibiciro byurira rero ikiranguzo muze ariko batagira ngo turaba docteri mu bindi bintu byindi by'ibidanje twebwe turaba docteri mu cyerekeranye n'urwara ubwo n'ubwiza inzara n'ama facial n'ama soin n'ama waxing bro ko turimo neza dufunzemo ase bro waxing ubundi korwa ite ibisanzwe ibisanzwe ariko usibye ko abantu benshi cyane badashaka kubyumva bakumva ko ari ibintu ngo bizamo indi case kose ariko bro oya bira ni ibintu biri clean no ni ibintu bisanzwe mbese waxing uwo ushaka kuyikorera umukobwa hari umukobwa uza ukayimukorera cyane kabisa ibyo ni ibintu biri no suruca abana n'akazi man yego n'akazi ibintu bisanzwe kabisa waxing yo mukwaga gusa ariko oya na bikini man ariko ukibanda kuri ibyo bintu inzara zo narabibonye ariko waxing sindabona aho bayikorera waxing nayo ni ibintu biri no ni ibintu nk'uko ushobora gufata uri kumva nk'uko wafata Juliette ukogosha mukoha cyangwa ukogosha bikini ahubwo ni ukubera ko muri no misi umuntu urazamanuka bro ni ubusirimu gusa ni ibintu bisigaye ubwo umugabo akazi ukayimukorera cyangwa ukorera abagore bro nakubeshye dufite abakobwa baba professional murasimburana haje umukobwa wamukorera haje umutipe se wamukorera yes yadafite kwijana usibye ko abantu nyine baba bafite ibintu by'amasoni mwana kandi isoni zirisha uburozi ariko first of all bro ibyo bintu bibaho se hari abanyarwanda babikoresha benshi cyane mu Rwanda barasobanutse mwana man u Rwanda urubona aya mana nese ariko oya ahubwo niba umujene atari yagenda gukoresha nk'akamasoni ahubwo utari waza utarabikoresha gukoresha nk'akawaxing bro ni uko utari kuri kamera ujya gusanga umuntu afite utuntu
namujene ngwino misi mwana ukigira utuntu tutwoyana n'umwanda bro njyewe urumva turiya tuboro urumva niyo havuyeho kamwe ndabimenye ni umutungo wanjye bwite ni umutungo wanjye bwite ariko kamwereka mwana kuri ino channel yacu nshyashya n'abantu babimenyere tugomba kuzagenda tubaha details zose tubakubita amavideo y'ukuntu tubikorwa ariko ubu ngubu turagira ngo mwana mudushyigikire muturebe mudusharinge kabisa si ibyo mudutinka ariko urumva muze kabisa aba dogiteri muraza gusaza umugire hano hanze bisaba gukora cyane bro bisaba gukora cyane ubwo ni inzara ni facial ni waxing ahantu hamwe se ahantu hamwe kabisa mu kisimenti niho bibera bro narabivuze ko mu gisimenti nta handi hantu byabera ariko fireman nigize kubyangiza ariko icyo gihe igisimenti cyakitaye cyabaho ngo kapitali ngo umujyi wa Kigali ngo ni Nyamijyo yose ba mu cyaro we n'abajene b'i Kigali n'abajene b'Inyamirambo barabizi n'abajene b'Inyamirambo barabizi wote ntabwo wagereranya basigaye babyubashye cyane twe turi hejuru cyane bro kisimenti ibyo bibora byose bikabera mu nzima bikabera ahantu hamwe kabisa kandi biri professional abagendwamo abantu bose tuzagenda tubasobanura tubaha details zose kugira ngo baze badushyigikire batugane hari ikintu gishoboka ko nareba umuntu bari kumukorera waxing naza kuki utaza ngo bari we bayikorera urumva n'ubusanzwe usibye na waxing na jirete urumva yakomeje kugenda dushotora nibiba ngombwa twereka tuzakorera umukiriya cyangwa uzazi tuwereho dufate videos twereka abantu gusa ni ibintu biri n'abantu babikoresha barakubwira ni ibintu biri professional sibyo kandi urumva bimeze nka kwa kundi abantu bose batekereza ko kujya muri sound steam ngo ari ibintu by'uburaya nose wabarabuye ni ibintu by'ibisirimu mana abantu bose bamaze kwisobanukirwa mana u Rwanda rwacu ruri hejuru ruri trade man umuntu udakunda u Rwanda sinzi ukuntu ubwo yaba ameze twe tugomba gutema ariko wumve ngo ibyo boro byose n'ubundi twaje tugiye gushaka experience nanjye nagiye muri Nairobi gushaka experience ya Kampala Uganda ndavuga ibyo byose reka nzabizana iwacu Kigali ubu uragarutse uje kubafata baba barakwambuye manu wiza n'ikintu cyo kwambura none se buretse gato tutaza kwireturuva twabivuze buretse gato umuntu aza gukoresha waxing akagenda atishyuye ntabwo dushaka reka mbwira ukuntu bigenda urumva wasanzwe nk'umukiriya wawe bro urumva ubizi ko umukiriya wari umukapo kandi mana tuzagira umuntu umwe ukubeshyerega nta muntu uhorana muni sibyo ariko birahinduka ariko byibuze umuntu niba byanahindutse nakuramo akubwira ati byibuze uyu munsi ariko kugira ngo akamesaje araza kohereza urategereza ariko man gusa ikintu gihari cyo mudukunde man abakiriya bashobora kuba yagira gutya no kubyibagirwa reka tukore kubyibagirwa ariko buri umuntu wese nakoreye gutya kamwe ngo araza kunyereza akamesaje akabwitwa bro nakanda kuganyine ni ryari ujya ufata time ukishyuza ushobora gukohereza n'akamesaje banegeza ko umuntu kwita ikintu ariko ukabona umuntu ni ukuvuga usuhuza umuntu agufitiye amafaranga gusa kuko ababyibuka ujya aba yabyibagiwe ava mu mwanya ubwo icyo gihe kiba gishize abatarabona amafaranga yo kwishyura koko icyo gihe manzi ko ari nko kwigiza nkana nawe mba numva ari nko kwigiza cyangwa nakageze oya ariko birabye man bro bya bintu bitandukanye n'abantu ngenda imideni n'iki nanisegura ku bantu n'ibiceri man nawe ufite amadeni nawe oya ndayafite ariko man utegereje ko bakwishyura ngo ugiye gutereka aka kantu man ngo nindangiza ngo umuntu ngo mubwiye ma bino biboro by'ubwiza bro man biravuna bafite indwara y'ibyo bintu akaba yaza agakoresha
yamara gukora atabuze n'ubushobozi simvuze no muri ibi byacu wenda n'urugero no mu bindi bintu Imana akaba yagenda akicara ahantu agatumiza n'ihene bakayotsa amara kuyotsa akarya byamara kurangira ukabona umuntu Imana aracendereye n'uzahananyuze gusa ibyo bintu ntibabiroga Imana nanjye ntekereza ko ari uburozi Imana ngenzi umuntu ugiye w'inshuti yanjye amaze kuna muri tanki inshuro zigera kuri 3 gutyo akamamagara nze tu wenda twicarana ariko nagize ikintu bivugaho uwo muntu ni umukinnyi babakinnye cyane arabye ngibyo ubu ngubu kano kanya ariko genda Imana uwo muntu oya ntabwo navuga nitumuvuge natwe twabatsinze ariko uwo muntu ukunda kuguta nko muri teke byanga byakunda kina muri shampiyona y'u Rwanda mama bure nyina mama bure nyina amacenga mu kibuga yazana mu buzima busanzwe nawe dushaka reka tubisubika ariko tuzaba uko byenda kose niba taza kwidekana ako nimba barabakosoye muze kwijijisha murebe nk'umaze igihe yarabakosoye umute hanze uretse gato nkuru umute hanze umuntu yari yaguhamagara unda gushaka uze dusangire agafana yewe urumva umuntu yaguhamagaye uhita utekereza ko ari we uri buze ku fagitire ubuze kuyibyimba mani waza kugira gutya ukabona umuntu yahagurutse umuntu ugiye kwitora ugategereza umuntu cyakoze reka nkubwize ukuri kagiye nkubwize ukuri uko waba uri kose ntabwo ushaka kunsohokana ntafite backup barahari bro oya nyine on my side ntabwo navuze wenda ko mba wenda na backup mfite uyifite ko nabwo witeguye icyo kintu ko kiri buze kubaho ngiye rero buri muntu wese kandi ugasaba umuntu abikoze rimwe abikoze inshuro ebyiri watereka mubwira ikintu nge nangamana sibyo byibuze umuntu ashaka kuguscaminga ari ibintu asanzwe akora ariko bro birababaza yuko ushobora umuntu akaguhamagara ari mu kabari amaze gukonsoma yaguriye n'abantu yarangiza agahita ashaka ko none ibintu bijya byakubaho ngiye byambaye nsaba umuntu ari kumwe n'abantu banyweye bameze neza yego man ndangije uzi kandi wishyuye fagitire arabeshya man izina ry'Imana byambayeho kabisa urabeshya izina ry'Imana sha nagucurika ngewe oya wamucurika bro bitumira nk'umuntu ufashwe n'amashanyarazi niko nabivuga nagucurika tuvuga ati si ibintu bibaho se kuko buryo ushobora gusanga yamenye n'ibirahuri ukabyishura bro man ibyo bintu ariko man umuntu ubikora wese umuntu wese ubikora bro uwo muntu ariyizi twigarukire muri business ariko yigaye kabisa umukobwa araza agafata ideni ry'ubwiza bivuge ngo babandi baba bikubita hirya no hino bazamuye ibiciro ushaka kuvuga uti ubwo bwiza ushobora no kuba utabwishyuye wowe yego oya icyo njye navuga oya bro ntabwo ari bose ariko ntabwo ari bose ni ukuvuga mwebwe abakiriya banyu umubare munini ni abakobwa abakobwa si bo baba bafite ibiceri musa abakobwa reka twibaze ubundi bano bakobwa basigaye bafite amafaranga ya danje ese ko batabishyura nyine mani basigaye bafite amafaranga ku rwego ntekereza yuko oya bagira defo reka nabara buri mu abakiriya bacu dukunda cyane ngenda bagura abakobwa wirabura abakiriya bacu no bose abana beza n'abana beza cyane ariko afite ukuntu umukiriya ashobora nko kuza gukoresha for example reka mvuga inzara z'abadamu neza yarangiza agahita hazamo nk'umuntu ucuruza ni urugero nk'uduherena amabiju asiko birangira uwo muntu agize gutya agahita agura utuntu twa senani kandi mukiriya agomba kuguha veni usiko birangira ko bwati ndaza kohereza message se ugategereza rero ntekereza yuko nagaruka kuvuga ko ibyo bintu ari ingeso oya ahubwo hari ukuntu nabo man batagendera inzira imwe batagendera wenda niba bibona wenda akanyenyeri ahubwo nituza ikindi nyuma y'iki kiganiro tuzabarabura muzadutamo amazina bro sinavuze ko harimo abamisi nanjye ndaje ndeba uwo mu minsi wambuye mu minsi kubwira umureba inyatsi umeze neza
ukamwaza ngo ndaje ngo ngiye kucyuma ngo ngiye muri parikingi ubone yibagiriye mabura byo bintu mu bihindure mwana mu bihindure parikingi ntabwo wamuherekeza oya mwana bari umuntu ukunda bari umukiriya twebwe twuba abakiriya kandi turi professional ntabwo wakurikira umukiriya mwana muri parikingi rero mwana muze mwisubiraho mureke kubuza ubwiza oya kwikopesha ni ibintu bisanzwe ariko nyine bavuga yuko nta mugabo utagira ideni bavuga ko nta mugabo utagira ideni ubwo harimo abakobwa babaye abagabo ntabwo mbyemera oya uratangiye amadeni yabo mwana ntabwo mbyemera ibintu ariko nimukijijisha byibuza ngo ibyo bintu ngo byirengagize umunsi umwe iminsi ibiri iminsi itatu ariko babibagiwe reka tufate ko okay njyewe nanone ikindi kintu kinezeza watyo ibintu byarahindutse mwana abanyakigali barasidumutse birenze kabisa kuko ngenda byibuka ibiboro mbimazemo imyaka itari mike ariko kera wakundanaga n'umubebi mwana n'isoni yo kumubwira sabe kumubwira ati ko muri nzara cyangwa wabwira amabukwe oya mani ibyo biciriritse n'ibintu biri mani biciriritse kabisa ubu byagenze bitese akazi mani akazi kaguha amafaranga byose n'akazi ngenda byibuka ese mabigeze bikubaho ngo ugere complex byibuza niba uteretana n'umukobwa we wagira nk'isoni zo kwibwira musaza we kuko ari inzara z'abadamu cyangwa ariko mani ibintu byakubayeho birababaza uzi ngewe ndibuka njye kwinjira muri ibi bintu ubwire nk'amabukwe njye kwinjira muri ibi bintu nabanje kugiramo akantu kabisa urumva icyo gihe nari ndi mu bintu muri domaine yo kumva yuko ngomba ikintu umupira uko byagenda kose hasi hejuru kandi nabikunda byatari uko ni ibintu nakuze nkunda cyane kandi nanabizi ari ibintu nzi nyine nashakisha nyine atari ukubaho ndi kubishakisha ndi gushakisha umupira rero naje guhura n'umuntu umwe sindi bumuvuge ariko ahita binkundisha nkundisha ibintu byo gukora inzara mani kibuka nakunze ibyo uva muri kariyeri ya football bana mani bitewe n'ibintu football nayo nuruca abana reka ureke nta kintu kirimo oya ni byiza byago kuko naga abantu twese duhirwa kimwe byaguhiriye cyakora byaguhiriye sawa ariko abantu bihira ni bake kuko abantu bafite depression hano hanze mani mbavuze nimushaka kuza kuri ibyo bintu bya benshi yewe ariko bakunda football mu Rwanda benshi ariko aso wabijemo gute bro yerekana ubwiza turi muri football nago ubwo ushaka kuba waratangaga amafaranga menshi yo gukora inzara ku mukobwa mwakora yewe nageze muri football nako reka muri mu kazi kacu kazi ko rwara kubona kinjiyemo ibyo mwe mumbajije okay icyo nge navuga nuko aka kazi nakinjiyemo kubera kwikundira abadamu pe urumva bro ngewe nize kaba kwambura imana oya nishingire kwambura izina ry'Imana nabonaga ari abana beza mwana icyo gihe ni ukubakunda yakunda amana no nge ni ugukunda yuko business iganwa n'abadamu byanga byakunda mbese irazamuka cyane kubera ko ni urugero nari maze icyo gihe za 2000 na kangahe icyo gihe nari umwana muto ariko uzi guhiga ibiceri nakoraga mu nkweto z'abadamu icyo gihe ndabyibuka muri caguwa ariko nkabona abadamu ngiye ngura ikeshi nyuma y'imyaka myinshi ariko nkabona umudamu njye ibintu cyane nabyibuza mu cyumweru buri munsi nuko rero neza nitamo kujya mu bwiza urongeye nabikundisha kuko nta kintu umupira bro umupira nabona ngaca kirimo nakubeshya bandebe oya twigeze mva muri historiga twize kujya mu myitozo ni mutipe yaje wanje kundeba tujya mu myitozo akigera mu kibuga mu kibonga bro akigera mu kibuga yavunitse ku munota ntabwo ari uwambe na amasegonda oya abari kera rambaraye iki kintu kimana gore nari kubishobora kandi ngo yakinaga ngo setting imeze gutya bro uzababaze abantu bose ngiye twiganye bro niyo sikamu ya mbere wakoze ku isi bro cyane nzi umupira ahubwo nuko kubera agacupa arukundo hajemo agacupa ariko hajemo agacupa no kwikundira abadamu bita ahubwo byiwe nibyo bintu mani ahubwo ba kuba mwamyumvishe nabi ariko mani mwanyumvishe nabi hoya mwanyumvishe nabi no kubakunda ariko gatoya mbe ureka gatoya mbigiri wo mwuga nabonye utatuma ugira ikibazo ngo ubure kugikemura mani
football cyangwa ibi bintu bya beauty. pedicure bya pedicure Beauty, manicure. cyangwa se wenda no kuba gukora makeup man n'akazi keza ku bantu wenda batari babizi reka mbarabura n'akazi keza ku buryo twashishikariza n'urubyiruko kubikora rw'abana bo mu Rwanda ese mwakira abanyeshuri se twakira abanyeshuri bisaba iki se ngo nanjye ahubwo muhite munyigisha tukicara ye mwahera kunyigisha ariko waxing ni ubushake waxing niyo mwaheraho munyigisha waxing ntabirenze ni ikintu cyoroshye kandi wumve ngo na product dukoresha muri za waxing muri za massage ni ibintu twigisha n'abantu kuba wabyikorera binaco utiriwe ujya muri China cyangwa utiriwe ujya hehe ugakoresha izo produit ukanazikoresha muri shop kabisa. Wonderful. Njyewe nta kintu kano kandi usibye no kugira gute ariko ku kintu cyitwa ubwiza ngo kandi kazi kose si gisirikare si cyakunaniye ariko man uyu mujene ntabwo cyananiye reka tuve kuri ibyo bintu ngiye mvuze urugero muri nuze muri rusange njya akazi kose kanyinjiriza mbere narabitinyaga nkumva ko ikintu kigomba kumbeshaho cyonyine ari football ko narabikubita nakubiswe inkoni naraye hanze inshuro utabasha kumva man kubera football man njya nibuka nyine inkoni nakubiswe amajoro naraye hanze kubera football man navuga mu buzima ibintu ntabwo bibaho numva ariko ari cyo kintu kizambeshaho nyuma maze kumenya ubwenge ukizwe bitari na bimwe by'ibanze wasanga ibyo bintu wenda byatumye ngenda akunda ibyo bintu by'imipira umusore akunda football ameze gute nakudakunda ibintu bya nyine twabivuga gute muri aya maruze umuntu udakora siporo umuntu udakora siporo ntabwo tuye tuvuga oya ariko bro none niba nakina foot nkaba nakina box urumva n'inuze yawe nanjye nakufite ibyo nakuze ariko ngiye kubona man uyu mujene twe dusanzwe tuzanye kuva kera gikina n'umupira reka nk'umuki ariko ntabwo byari gukunda ariko man igihari cyo ese ubu ryararenze ku buryo utawukina ariko nanjye bagije ntabwo nakubwiye ikintu cyatumye ubundi nkunda bino hari umumama simba mumuzi umumama muririmba intsinzi muramuzi umumama muririmba intsinzi Mariya Yohana uwo mubyeyi rwose icyo gihe nari ndi muri stage ndabyibuka mu mbabarire kabasangizaho n'amasegonda make nari ndi muri stage ahantu Kimisagara icyo gihe aza gukoresha inzara ndi muri stage nari mfite umuntu icyo gihe wanyigishaga yangiriye neza icyo gihe muri iyo salo arangije none urabona twebwe mu bintu bya pedicure na manicure habamo ibintu byo koza ikirenge ugakuba munsi y'ikirenge biza kurangira dufite ikintu dukubisha kimeze nk'umuseno biza kurangira squash mu kubako ku mubiri ariko nabishaka bro icyo yamuze reka mbyibone ariko ari mu bantu baniye courage arambwira ati ibi bintu ni byiza ibi bintu ni sawa nangira kubikunda gutyo niyo mpamvu yatumye nkunda Mariya Yohana niwe umubyeyi kabisa respect ni umubyeyi mwiza niwe uri umukiriya wanjye bwa mbere kandi ariko nanyinjira muri salon mukorera majab ariko nubacika intege ariko ubu gucika intege ntabwo nacika intege none se aho wabimenyeye ubu ntabwo urongera kugira amahirwe ngo mugure ubikore nongera kubona amahirwe yo kumubona byibuze kumwe na promotion n'ibyo wenda kubw'Imana wenda nakubona zabyibuka akugana saracyakoresha ibyo bintu ra nibuka ariko icyo gihe nabwo yarakuze icyo gihe warabimukoreye muri za 80 reka nse mu wagiye tunyurana mu bihe by'ubu bya football biza kano kandi ugasanga ashobora kuba tunzwe n'abandi izindi mbaraga zimugarura ngo abe yabasha kuba yakwiga n'undi muntu abe muri ibyo bintu bazi kwiga amafaranga ibintu byose birakunda iyo byose ukagenda amafaranga araboneka abo bantu bandi ntabakebura ushatse kuvuga ngo byarananiye kwiyakira man depression ya football depression of football bro
uravuze ngo irenze iyo muri sinema yo njye mbona abantu birangira binaturumbutse ikagushyira munsi y'igitanda ugacendebera ugacendebera hariya mu Rwanda ni sekafa ni kafu cyangwa ni ferwafa yabi ferwafa ubwo urushatse kuvuga ngo bazabafate babantu bakinnye muri za Mukura muri za Kiya n'amakipe yose za Espoir babajyane muri training ya za TVT mubwira abantu mba narakuze ngenderaho mvuga ngo aba bantu nakuze mbumva kumva bro kandi bakiri bato nakuze mbumva kandi bari bakiri bato bakina umupira ariko kano kanya ukaba utamubona yewe n'ahandi hantu ukaba utamwumva uko byasa kose haba hari ahantu ari kandi ubuzima sometimes butameze neza icyo gihe nyine bagakwiye kuzajya babireba wowe wagarukiye mu ekipe kugira ngo mbivemo neza binari mu ekipe ko ndibuka nakinye igikombe cy'amahoro bwa nyuma ndi mu kipe nashatse kuvuga nyuma yabwo ndagaruka ikipe nasoreje ese muri ikipe wazitsinze wazihishe tutazabigaruka nyuma mu kiganiro cy'imikino tuzareka ibyo bintu tuzabigarukeho mukano kwa twe twiganira ibindi bintu ni story ndende uwakinnye n'icyamahoro ushobora kabisa njya muri afite 7 nziza kabisa muri foot ibyo tubyihorere ariko niyo mpamvu ndi kukubwira kano kanya ntabwo twakwiye kugira ngo tubyame kabisa kuko wenda hari ikintu kimwe kitakoze okay imana reka nguze ikintu kimwe wagiriye inama urubyiruko ruba rufite ikintu cyo kwitinya bakumva ngo yize primaire neza yiga secondaire neza yiga université neza ariko agashaka ko bya bintu yize yagera ku isoko ry'umurimo agasanga bro uwo mwanya umuntu yari ukabye kandi akaza agakora neza ntabona akazi inama twabagira broski cyangwa we wamugira urumva bagakwiye kugira ute cyane cyane ku myuga ndagira ngo bagiye inama biga imyuga mu gihe ugifite imbaraga ngewe niko mbitekereza nkanjye ngewe mbarumva nta kintu ntakora ariko kima amafaranga kinyinjiriza pana ikintu kibi icyo gihe rero inama ngiye naho nuko ibintu byose twize ntabwo aribyo dukora ibintu byize ntabwo aribyo dukora ahubwo wakwiye no gucura nyine ugashaka n'ikindi kintu ugomba gukora niba icyo ngicyo kidakunze ugashaka n'ikindi kintu wakora mba numva yuko aricyo kintu nyine cyadanje wagakwiye kwita bavuze ngo agomba kuba afite plan B afite plan B bro iyo ufite plan B biranga man ugomba guhasorera kuba urubyiruko tumeze muri iki gihe abantu turi mu myaka imwe turitinya byadanje ukumva ngo niba nkoze ikinga abantu barambona gute ngo uragenda gute bro nta muntu kureba ni wowe ubwawe uri kwireba we hari mu ndorerwamo niwe muntu uri kwireba so icyo gihe rero wagakwiye no gukora ibindi bintu man bikwinjiriza man biguha amafaranga byo kuvuga ngo umuntu nta muntu ukwitayeho niwe n'ubuzima bwawe mwitayeho ijambo rya dogiteri ry'aba dogiteri man ikora n'akandi kazi umva ko bimeze umva nuzi yakora n'akandi kazi biremera wasanga ko ngaka wowe atari none se ushatse kuvuga ko abantu bajya gusirimbaho bavangiwe nabonye nabyo ngo biremera sinumvishe ngo abacuranzi bo kwa pasiteri ni pasiteri wanjye nkunda kandi ndanateganya kujya kubatizwa by the way ndateganya kujya kubatizwa ariko ngo pasiteri ngo kwa Julien usigaye mbere Imana se oya none hari umuntu numvishe ngo abacuranzi ngo iyo uri mu murimo w'Imana nabyo arigiye ngo bikugira umusaruro sinzi ari bya social media ariko ngo babahembwa za 1M ngo 2M ibintu byo kwidimba hasi njya ndyemera bro ariko bro tugomba kujya gukizwa umuntu akizwa reka mubwire gukizwa uzi ukuntu mbyemera rata bro njye ukuntu mbyemera biriya bintu gukizwa ni ku muntu nyine mba numva ari umuntu ku giti cye uravuze ngo akandi ka muntu n'umutima wawe bro none sinajya hara nkidimba hasi ejo biva mwaza nkajya hariya nkakora ibyaha wowe wabonye ko nidimbye hasi ubuzima bwe njyewe rero birahari ko biri kose ubwo muri aba dogiteri murabizi njye ndabizi kabisa njyewe ubuzima bwanjye uko mbutwaye nzi ko bro buriya kuba doctor apana bivuga ngo by'ibindi by'ubutitire by'ubuzima n'ibiki umuntu avana mu mashuri n'iki ariko byonyine kubona arahasorinze amayisha yanjye nabyo nakuyemo doctora yanjye niyo mpamvu twe turi aba doctor mwana noneho uburana nabyo azaze tumuye impamvu zirenga igihumbi dufite imana impamvu zirenga igihumbi kabyo kubabwira kandi season kambere ariko njye mfite ikibazo bwate
gifite ikibazo mwana usibye ko njye nawe tutajya twemeranya ku kintu cy'abagore n'abagabo ariko njye ndacyavuga ko abagabo ari twebwe nyingi za mwamba abagore noneho abagore yes abagore ni abaza batwunganira nabafasha abantu niyo mpamvu babise abafasha ariko rasetsa ko nabafasha bariya abantu imanga wibuke yuko ubu ngubu nta kintu abagabo mushobora kuba mwakora abagore batakora showaze batu bashyira muri comment nta kintu na kimwe icyo ngicyo gishaka kimwe kimwe se reka wenda yes nk'ababyongorerana yes umugore yes yakwitera ese umugabo we yatwita umugabo we yatwita ntabwo yatwita ariko iyo bigeze kuri iyo debate iyo bigeze kuri iyo kintu aho twanakubye reka gusa ikintu gihari cyo wumve ngo imana reka wumve bro man umugabo cyangwa n'umuniga ni impanga yanjye nubwo tudasa ariko iki kintu ntabwo tujya tucyemeranya abamubwira ko ngo abagabo ngo ari bo ngo umutwe y'urugo ngamubwira ko no muri comment baratubwira umugabo ararenze kintu ngabesho manga dusibye ko abadamu bunye banama n'ibiciro n'iki ariko aba mama abakobwa aho muri mwese respect nanjye respect kuri abo bantu abagore n'abantu badanje simvuze ko atari abantu badanje ariko wowe icyo waruvuze ngo hagati y'umugore n'umugabo mu badanje ni umugabo twese turabadanje ariko umugabo niwe wadanje manga mu gihe nta mugabo n'umwe kwisi na bandi bakora amasojari bakibagisha bagahindura amasexe yabo bakigira abagore barabagabo ako se bira bintu wowe ubibona abanyekereza ko ari ubukunguzi ariko man rero biriya bintu ari ubukunguzi ariko nta mugabo n'umwe nzi wari wabyara ku isi sinzi ngo umuntu yarabayeho abahanga bari none yose ko nje nsigaye numva ngo basigaye ngo icyo gikorwa umugabo cyarabananiye kuba babyara none se bira bintu babyemera kuko bajya banyura inyuma n'iki oya ibyo ngibyo byo bro bya bintu uhora byemera ibyo ngibyo byo ntabwo ari ibanga oya bro sina barabihindura bro bigakunda baragenda oya yaravuze kuri bya bintu oya igitsina baragihindura n'undi mugabo n'iki nyine kwaje oya njyewe ntabwo nari nabasha no kubona ibyo bintu na video yabyo umuntu usibye nk'abo Kardashian na papa wabo nabonye ibyo ni ibintu bizwi usibye ko nateye nabona igipipi cya se wabo umva badide ariko n'ubukunguzi bro n'ubukunguzi njyewe sumva vuge mu yahe mazina bano baniga bajya bita ngo abandi bana yanjye Imana baba niga baryo muri simcard za kabiri reka mbabwire reka none mbitene n'abarabara yazagira umuntu oya arugeze kubishaka kubigerageza uramwibuka oya bro reka tubwire imbogamizi duhura nazo bro twe nubwo dukora ubwiza cyangwa mukabona turi abatipe bakora muri salon n'iki mwana twebwe ibyo bintu bya simcard hano hafi rero abantu ntibakatwibeshye bo zagakata agize ibyo bintu nta musirimu burimo basaza hari wigeze kubigerageza ariko uburyo byari ikintu cy'inyura mwana njye ntekereza ukuntu isambusa iryoha oya nawe mubaze nawe umukubereye none byavuye mu kubomora muri zinga ari umuntu ariko bwiza ukuri bari abana bafite ukuntu umupuri wawanika ibintu bikabatuma reka njye nkubwira ntabwo biriya bintu hari ukuntu umwana mubona yayifunga ni ukunguka abajeni bacumura ariko ngo nta kintu kiryoha nk'isambusa njyewe nikundira la garidiyeni ariko za downtown menye zarahombye zizibira hari zabaga downtown zibira hamano ariko hari ngo babyitaga ngo hari ikintu njya mbona manje njya bumubona kuntu abanezi bakunda isambusa zibira abaki abatatu abasista bacu wowe ntago wayijya se ntago ntabwo nyikunda ntabwo nyikunda ntabwo urya imvange imvange nyine ntabwo urya imvange ntabwo urya umugati se ndawurya ese ntabwo none se umugati n'ikirahuri si
si ikirayi n'ifarini se ntabwo njyewe nyirya oya ariko byo icyo ngiye man abafite ikigali n'abantu kumva man bro ngari ukuntu ngo basigaye bacumuza abasore oya bazirika imipira bro man bya bintu ngo kuyibona ngo bro ari fresh imipira kubacumuza ariko ubu byagenda bite wate abajene nabo bagiye bambara ngo tuntu tudukora ku buryo biyeranje bagafata za kokomba ku buryo zigaragara keyeranje kabigaragara ibyo bintu by'ubushotoranyi ndetse tukabyorera none mugiye guhangana amaherezo tuzahangana oya ceka ari nk'umukobwa akadusobanurira nimba hari ikintu byamufasha abonye kokombe genda kubwiza ko nta mubeko ushobora kuyiba ubona kokomble munuza mwitise ngo nagenda atarangaye nubwo natwe turi indorerezi ariko nabo umva kubwire Dr. umugabo ijisho rye niryo rimugusha urumva umugore ugutwi kwe nikwe kumugusha umugore barabakeye biki basigaye bareba kujisha bro umugore yabonye check akabona body urumva akabona ngo iki n'iki akabona ngo chicken leg barakubwira muri oya mama buri nyina dore ngibira mu harya ndakubwiza ukuri ibi bintu ababebi nabo basigaye bacumurwa n'amaso abakera bakunda gutugambo twiza ariko abisi bakunda moni mani guri cyane mbita bro iyo bifite guri cyane ibyo bindi byose zero arahiye ariko ngo haraha amafaranga adakora mwahereze igitanda cyakoze ngiki hariya hantu nagakora bro nekereza ko amafaranga wayamuha akakubeshya ko yishimye ariko nta byishimo akahava ajya kureba twatujekisa Kevin munsi y'umuhanda gahita ajya kwirebera byirinda biriya bintu ibyo barabajene baze tubigisha umwuga ngiro mwana si ibyo nabyo murabyigisha ma oya turi kuvuga umwuga w'amaboko umwuga ngiro akabora mani uzi ko ibigo uryamye ubyuka ukajya muri gym wava mu kaciro ko bahari wakora iki warangiza ugatungira akana kambere kakaza uwa kabiri akaza mama runaka mama gacopura kaza mama gacopura ngagacenderera kaza kabako bira bintu ntabwo siri mu nese ukwihangira umurimo uca munsi y'umuhanda mu buvuzi harya babita ngo iki mbabarira gusa ikintu gihari cyo mwana mani bareke wavuze ngo umurimo urumva ushaka kuguhuza n'igitsina gore uwo murimo wagenda kandi nyine wabamo umusaruro none si kucyumva ko ba Kevin nta musaruro babona umusaruro barawubona barabaniga nabo ako sibira nabo ni akazi sasa bwire rero yewe nekereza ko warayibye ese wowe urugendo rwawe ruba ruhagaze ako ubifitemo igihe kingana gute biriya bintu ubifitemo igihe wabigiramo igihe kingana gute n'urugero urumva mwe mukorera abagore bagombye kuba mufite amakuru ugomba kuyashakisha tuganiriza umukiriya wawe aje umubaze utari ko se ubundi munsi y'umuhanda Kevin na Jackson ubundi bimeze bite batandukanira nabonye urukundo ruriyo rushatse ikimenyimenyi hari umujene wanjye witwa Kwizera ariko Kwizera ndamushuje by the way ni inshuti yanjye Kwizera muka perezida kabisa rego niwe wari uvuze man niwe narimvuze man sinzi Karundi ndamuzi ndakizi cyakini ase baracyabana man cyane wa muka perezida bana baye n'umugisha yego barabana n'umugore mugabo cyane rwose umupurera wuvuza neza ariko nabyo nzi azakubwira ariko Kwize watubwiye niba bimeze neza kuko perezida araguhiga ntabwo namuvuze ariko urimo umupurera wuvuza bimeze neza byaramuhira ubwo ari mu byahiriye oya biraguhira cyane biraguhira nese nta muntu ujya wumva bavuga ngo ntuzirakize oya nawe njya mbyemera man ntekereza ko ari izina rifite umugenurano zazi